Bantu b'Imana ndabasuhuje. Tugiye kuba tuganira ku buryo bwiza waganiramo n'Imana wifashishije Bibiliya. Inshuro nyinshi mu bihe byinshi by'ubuzima bwa buri munsi turasenga ngo tubohoke, ariko kenshi ntitubasha kumenya niba koko duhuje umutima cyangwa niba amasengesho yacu ari kugera ku Mana. Witeguye kubyakira gute nkubwiye ko hari inzira yo muri Bibiliya yo gusenga ishobora kuguhindurira ubuzima bwawe mu buryo utigeze utekereza? Reka dusuzume ku cyo Bibiliya yivuga ku buryo bwiza bwo kuvugana n'Imana. Uratungurwa no gusanga ari ikintu cyoroshye ariko kinakomeye, gusa gishobora guhindura uko wabanaga n'Imana. Ngaho gumana nanjye kugeza dusoje iri somo, kandi sindi bugutindire. Twese hamwe turaza kumenya niba usenga mu buryo Imana ikeneye ko wagombye kuba usenga. Mbere yuko dutangira, ndashaka kukubaza ikintu kimwe kandi cy'ingenzi. Ubundi wowe unkurikiye uyizera Imana? Niba ari byo koko ukaba uyizera, ngaho nsubiza ibibazo nka 3 ngiye kuba nkubaza. Icya mbere, ubundi kubera iki ari ngombwa ko wizera Imana? Icya kabiri, kubera iki hari abatizera Imana? Ese wowe uyizera ubarusha iki? Ikibazo cya nyuma nakwibariza, ese ujya utekereza impamvu Imana yaremye umuntu? Wasanga utarakanda aho munsi ahanditse subscribe. Bikore kugira ngo ujye wakira video nshyashya mbategurira. Ni John Advisor, rero nk'ibisanzwe umujyanama wanyu wihariye. Niba utemera Imana cyangwa ukaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umpamagare tuganire, kandi ibi birihutirwa. Dutangiriye kuri aya magambo akomeye, akamaro ko kuvugana n'Imana neza. Aya magambo ngiye kubabwira, reka mbateguze ko ari amagambo akomeye, ndetse kuyumva bisaba kuba werekeje umutima ku byo ndi kukubwira. Kuvugana n'Imana ni bimwe mu bikorwa byimbitse by'agaciro kandi by'ingenzi biranga abafite kwizera kwa Gikristo. Ariko kenshi iyo abantu bari gusenga ntibabasha kumenya igihe cyangwa umwanya byafata kugira ngo bizere ko Imana yumvishe gusenga kwabo. Ntabwo ari ukuvuga amagambo gusa cyangwa kwerekana yuko muri gusenga muyigezaho ibyifuzo byanyu, ndetse bamwe banayishima byo kwiyerurutsa. Bibiliya itwereka ko hari inzira nziza yo kuvugana na Data wa twese, umuremyi w'isi n'ijuru, kandi nyuma yo kubyumva birashoboka ko twahindura rwose umubano wacu n'Imana. Kuva mu ntangiriro y'ibyanditswe tubona ko Imana ishaka gushyikirana nyabyo n'abantu bayo ishingiye ku kwizera kwa muntu, kubahana no kumvira. Ntabwo ari igikorwa cy'imihango, ahubwo ni isano yerekana umutima w'umuntu ushaka guhuza n'ubushake bw'Imana. Ingingo imwe y'ingenzi ni ukumva ko kuvugana n'Imana ari amahirwe, ariko kandi bisaba ubwitonzi no gusobanukirwa ibyo ukeneye. Imana ni yera, kandi uburyo tuyegera tugomba kuba twejejwe. Mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 5 ugasoma n'uwa 6, Yesu yigisha ku basenga biyerurutsa, bashaka kwereka abandi yuko ari abanyamwuka. Reka twumve icyo Bibiliya itubwira. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Umurongo wa 6, wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Uyu murongo uratwigisha ko intego y'ibitekerezo byacu ari ngombwa nk'amagambo ubwayo. Imana ntabwo ishimishwa n'ijambo ryiza, ahubwo iha agaciro umurava w'umutima wawe. Aha ndavuga ko ibyo ukora n'ibyo uvuga wagombye kuba ubyerekejeho umutima. Icya kabiri, icyo Bibiliya ivuga ku gushyikirana n'Imana. Kuva ku rupapuro rwa mbere rw'ibyanditswe, Bibiliya itwereka ko Imana ishaka kuvugana n'abantu. Yaturemye ifite ubushobozi budasanzwe bwo gushyiraho umubano hagati yayo n'abantu, kandi umwuka wayo niryo tumanaho shingiro n'isano hagati y'Imana n'abantu. Kuganira n'Imana ntabwo ari igikorwa gitegurwa n'idini nk'uko bategura indi mihango. Uyu ni umwanya w'umuntu ku giti cye,
aho ineza n'ihumure ryayo byuzura umutima wawe. Wowe ubwawe uba uri umuyobozi w'ibitekerezo n'ibyifuzo byawe. Ariko kenshi dukunze kwibaza niba iyo dusenga tuvugana n'Imana mu buryo bukwiye. Kugira ngo dusubize iki kibazo, tugomba gusubira mu byanditswe kandi tugasobanukirwa icyo yavuze kuri iri tumanaho cyangwa iyi kominikasiyo iri hagati yayo n'umuntu yaremye. Ndavuga Imana. Icya gatatu, uburyo Imana yiteze ko tuyegera mu masengesho. Kwegera Imana ntabwo ari igikorwa gusa, ahubwo ni igikorwa cyo kuyiyegurira, kubaha no kwizera. Bibiliya itwereka ko Imana kuba yera kandi ifite imbaraga iteganya ko abayisenga babikora bayizeye, babishaka kandi bafite umutima uciye bugufi. Reka nkubwire ko kuvugana n'Imana ibirenze amagambo n'imyumvire ya muntu. Bisobanura kwinjira mu bwiza cyangwa ahera hayo ufite umutima uboneye. Icya kane, amakosa dukora dusenga n'uburyo bwo kuyirinda. Kuganira n'Imana ni amahirwe akomeye, icyo wagombye kucyumva. Ariko akenshi dukora amakosa ashobora guca imbaraga cyangwa ashobora gufunga iyi kominikasiyo iri hagati yacu n'Imana. Aya makosa nubwo atakwirukana Imana ijye kure yacu kuko ikunda kandi yihangana, ariko ashobora kutubuza kubona byuzuye umubano twifuza hagati yacu n'Imana. Ikosa rimwe risanzwe ni ugufata amasengesho nk'inshingano y'ubukanishi, ubucuruzi cyangwa indi mirimo igaragarira abana b'abantu dushobora kuba twasakuzamo uko tubishaka. Yesu aratuburira muri Matayo 6:7 haranditse ngo, namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani babigira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Iyo ukomeje ku murongo wa 8 haravuga ngo, nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Haleluya. Kugira ngo wirindire ikosa, ibuka ko Imana ishaka kumva ijwi ryawe ry'ukuri. Ibitekerezo byawe byimbitse n'ibyiyumviro cyangwa ibitekerezo byawe bikuvuye ku mutima. Aha ngaha nizere ko benshi muri bubyumve bundi bushya bitandukanye nuko mwabitekerezaga. Icya gatanu, akamaro k'umutima utaryarya mu masengesho. Ku bijyanye no kuvugana n'Imana, Bibiliya yigisha ko nta kintu cy'ingenzi kirenze umuhate n'ubushake bw'umutima wa muntu. Amasengesho ntabwo ari umuhango cyangwa urukurikirane rw'amagambo yatunganijwe neza kuri bamwe, cyane ko usanga hari abazi kuyatondeka. Ahubwo ni ikiganiro cyimbitse hagati y'ikiremwa na rurema. Imana ntishaka kuba intungane, ahubwo ishaka gukorera mu mucyo. Isanzwe izi ibitekerezo byacu byose, amarangamutima n'intambara twikoreye. Mu gusenga rero ntabwo ari cyo gihe cyo kumenyesha Imana ibihe turimo, imibabaro yacu n'ibindi bishamikiyeho, ahubwo ni igihe cyo kuyemerera kugirana ubumwe bwuzuye, tugaturiza imbere yayo ngo ituganirize, itubwire iki twifuzaho. Reka nkubwire namba 6, icya gatandatu, twirinde gusubiramo amagambo no guhatiriza Imana. Ndavuga mu gihe dusenga. Iyo tuvugana n'Imana ni ngombwa ko amagambo yacu aba afite ukuri kandi ibyo tuvuga bihamanya n'ibiri mu mutima wacu. Kwizera gushimangirwa n'ukuri. Amasengesho ni umwanya mwiza wo kuza hera. Bisobanuye ngo mu gihe cyo gusenga ni ngombwa ko witandukanya n'andi majwi yose ndetse ukirinda kugoreka amagambo imbere y'Imana. Icya karindwi, kwitoza gushimira no kumenya Imana dusanga mu masengesho. Amasengesho ntagomba kuba umwanya wo gusaba gusa cyangwa gushyira ibyifuzo byacu imbere y'Imana, ahubwo ni umwanya wo gushimira Imana ineza n'urukundo itugirira mu buzima bwa buri munsi. Kwimenyereza gushimira mu gihe dusenga birushaho kongera umubano wacu n'ibyiza Imana iduteganyiriza mu gihe duhuye n'ibibazo cyangwa n'amakuba. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:18, mu bibaho byose muhore mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Gushimira bihindura ibitekerezo byacu kandi bikadufasha kwibuka imigisha y'Imana uko itugirira buri munsi. Abamenye gukomera kwayo nibyo bituma bayiringira. Kuvugana n'Imana ntabwo ari ukubura intungane, ahubwo bisaba guca bugufi, kwizera no kugendera mu ijambo ryayo. Igihe cyose wizeye Imana uzongereho no guca bugufi, wongereho kwizera, umutima wawe wemere guhindurwa n'ijambo. Ese isomo ry'uyu munsi hari ikintu wumva rikwigishije? Ese iyo usenga koko wumva Imana ikumvise, cyangwa ugendera mu kigare cyabo mwajyanye gusenga cyangwa abo muri gusengana, ubundi ukicara
ugategereza ko Imana izagusubiza, ubundi wabona bitinze bikaba intandaro yo kuvuga ko Imana idakora ndetse ukavuga ko itanabaho. Niba uburyo ngusobanuriye harimo ibyo utakoraga, nyemerera noneho uhindure uko wabikoraga cyangwa uko wasengaga, ubundi ukurikize iri somo wize muri iyi video. Nsoza, nyemerera nkwibutse ko Imana ikeneye kuvugana nawe wowe wenyine kandi mwiherereye. Ndabashimiye cyane mwebwe mwabashije kunkurikira. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Ntimwibagirwe gukora share, ndavuga gusangiza abandi iyi video. Mujye muri comment tuganire, mutubwire icyabafashije muri iyi video. Mujye mukanda no kuri like, kandi nk'uko mpora mbibabwira, umurimo ni mugari, dukomeze gusengerana no gufashanya. Nimba utarakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, nimero zanjye ziri aho munsi, wampamagara nagufasha. Naho ubutaha. Welcome to